Hello my beautiful people, nizere ko mumeze neza, natwe turi tumeze neza, turashima Imana. N'abatameze neza mwese tubihanganisha, tubabwira ngo mukomere mw'isi niko bimera. Uyu munsi ibintu biba bimeze neza, ejo bikaba bitameze neza. Uyu munsi ibintu biba bigenda neza, ejo ntibigende neza. Mw'isi niko bigenda, mw'isi tubamo niko bimera, ariko mwese mutameze neza dukomeje kubasabira kuri Nyagasani ngo mumere neza kandi Imana iborohereze. Twongeye twagarutse rero, mbahaye ikaze mwese abantu mudahwema kunkurikira kuri Press Version Live, abantu mudahwema kumbwira ko munkunda, abantu mudahwema kunyereka ko munkurikira, mwese mbahaye ikaze. Abantu muri comment zanyu rwose nkomeje kubibona ko munkurikira, mwese mwiyumvemo ikaze. Abari mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, bari mu mpande z'isi zitandukanye muri diaspora, mwese mbahaye ikaze. Abari mu bihugu byacu by'abaturanyi mbahaye ikaze, abari muri Afrika mwese mbahaye ikaze. Abantu mwese mwumva ikinyarwanda mwese mbahaye ikaze, mwiyumvemo ikaze. Twongeye twagarutse rero, mbahaye ikaze kuri Press Version Live. Nanagusaba wowe utarakora subscribe ngo ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ntibikagucike, ariko ngushimira nawe wakoze subscribe. God bless you. Rero twongeye twagarutse nkuko mubimenyereye mu tuntu n'utundi, njya ngenda mbagezaho inkuru zimwe na zimwe, kandi nzi ko zakubaka, nzi ko hari aho zagukura naho zakugeza, nzi ko hari icyo zahindura mu mitekerereze yawe cyangwa se mu myumvire yawe. Twongeye twagarutse uyu munsi ndashaka kubagezaho nanone inkuru y'umu diaspora wahuye n'uruva gusenya. Nyamuneka ndacyababwira ingaruka zo guhemuka, ndacyababwira ibibi byo guhemuka. Ntimugahe intebe guhemuka. Uyu munsi byagutumbagiza kubera ko wahemukira umuntu kubw'icyo umushakaho. Uyu munsi bikagutumbagiza bikakwicaza ku gasongero k'intebe, ariko ujye umenya ko uko wicaye kwa ku gasongero ari nako wahanuka ukikubita hasi. Rero nta cyiza cyo guhemuka, nta mahoro arambye yo guhemuka. Uyu munsi rero reka twongeye twigarukire none ni mu Bwongereza. Hariyo indi story nayo yabayeyo, nayo yanshegesha umutima. Ndavuga ariko abantu babaye iki, kubera iki abantu bahemuka cyane, kubera iki abantu bigize ibikuke bagakabya. Ni inkuru y'umusore w'umu diaspora wo mu Bwongereza wakundanye n'umukobwa w'umunyarwandakazi. Bamaze gukundana, barakundana, bajya muri relationship. Rero murabizi neza, hari inkuru tuzajya tuvugaho, nyine ntimukagende mutinda ku tuntu tumwe na tumwe, namwe mujye mubanza murebe. Murabizi ko iyo umuntu ari muri biriya bice, muri biriya bihugu, rwose aba afite ibintu byinshi akurusha uri hano. Kugusapotinga ntabwo ari ibintu bimuvuna cyane, kuko aba abizi neza yuko hano hari ubuzima bwinshi aturusha. Rero urumva barakundanaga, akajya amusapotinga mu buryo bw'amafaranga, ibyo ashaka akamugurira, akamwishyurira inzu, akamumenyera nyine zimwe muri bezwe umukobwa yabaga akeneye. Nyine barakundana rwose, barakundana, bapanga mariage. Uwo musore ava mu Bwongereza aza mu Rwanda, biteguye mariage. Ndumva mariage nabo barayikoreye mu Rwanda, bakora mariage mu Rwanda. Rwose byari ibintu byiza cyane. Bamaze rero gukora mariage, umusore nta gihe kirekire nyine amaze mu Rwanda, kuko ntabwo yari yaraje gutura Kamemo, yaraje ngo bakore mariage noneho and then asubire mu Bwongereza. Bakoze mariage, bamaze gukora mariage, umusore asiga nyine amaze gufasha umudamu we kudekarara ibyangombwa, nyine visa zo kwimuka nyine ngo ajye mu Bwongereza. Nyuma yaho rero byangombwa nyine batarabibona, nibwo umusore yasubiye mu Bwongereza, ariko n'ubundi arakomeza kurikirana izo process, yabaza madamu bigezehe n'ibiki. Nyuma rero umugore yaje kubona nawe ibyangombwa, aragenda ajya mu Bwongereza, asangayo umugabo we, barabana. Ariko nshuti yanjye, reka mbabwize ukuri, nimba twavuga ngo tuzagarureho umuco wa kera wo kuvuga ngo mbahiga ngo mbere yo kurambagiza uwo mukobwa banza urambagiza, ntago mbizi, sinzi ikintu twakora. Ariko nanone izi relationship z'abantu bari distance cyane ziravuna nyine. Ubusanga utarabashije kwiga ku muntu bihagije. Arangije rero mu kugerayo, urumva
umukobwa yihishiriyeho iminsi mikeya cyane aratangira akajya kunywa inzoga agasinda yahoraga ari uwo kunywa inzoga. Mugabo ati kuki unywa inzoga nyinshi kandi utwite? Ati wowe urambaza iki? Ati nkubwire n'ikindi, ati wowe ntukagire ikintu n'iki na kimwe uvuga imbere yanjye kuko singukunda, twabanye kubera ko ngushaka amafaranga na visa, ntukagire ikintu wowe umbwira, wese uri iki imbere yanjye. Bibaho umugabo akagira ngo hari nuko aba yasinze n'iki, arangije ariko akibaza ikintu gitera uwo mugore kunywa inzoga agasinda. Ubundi we nta kandi kazi yagiraga, yahoraga wari uwo kwinywera inzoga atwite n'iki. Umugabo biramucanga, ariko kubw'amahirwe aza kubyara umwana avuka ari muzima. Nyuma rero yo kubyara nibwo noneho yabonye wa mugore atunze icyo ari cyo neza. Ni ukuvuga ngo umugore yaragiye aramunanira byo kumunanira, ariko ni nkubwira ngo aramunanira, akajya acyura abagabo abizi neza ko urwo rugo abacyuramo ari urw'umugabo, akajya acyura abagabo bagasambanira muri iyi nzu. Umugabo akaza akabibona akavuga mva, yavuga akavuga ati uribagiwe njye nta kintu n'iki na kimwe mfana nawe, nta kintu n'iki na kimwe rwose, ntukicare uzi ko ngo ndi umugore wawe n'ibiki ngo nagukunda. Biriya byose byari drama byari ukugira ngo nibonere visa, byari drama byo kugira ngo niyizire nze njye ngukuraho amafaranga, ariko nta kindi kintu mpuriyeho nawe rwose, ntabwo ngukunda, sinigeze nanagukunda, nta nubwo rwose no mu nzozi zanjye nigeze ndota mbona ngukunda. Umugabo biramuyobera, umugore aragenda amubana ikirumbo, amubana ikirara, akajya yirwa ahamagara bene wabo hano mu Rwanda. Nibwo yatangiye kujya amenya amakuru yiwe ko n'ubundi ariko yarateye atabizi. Arangije rero umugabo bimucanze, umwana aramaze kugira ahari, ndumva ari mu myaka nimba ari 3 nimba ari 4 hagati aho ngaho. Umugabo byaramucanze, nibwo yafashe umwanzuro ariko yamuhaye divorce umwana harakiri mutoya, niko mitekereza hari. Arangije ikintu yakoze, umugabo abona ntabwo yagomeza kubana n'uwo mugore umeze gutyo, amuha divorce, baratandukana nyine, bajya mu nkiko baratandukana, bahana agatanya. Umugabo aragenda ajya gukodesha inzu, ariko mu gukodesha inzu ntabwo yigeze ajya kure ya hahandi umugore we yabaga, ntabwo yigeze ajya kure yaho, n'ubundi yakodesheje hafi aho ngaho. Umugabo ariko akajya agomeza akabona ibyo bintu byose uwo mugore yikora, buryo yinjiza abagabo, buryo agira gute, atekereza n'ibintu byose yatakaje ku uwo mugore, atekereza imvune, atekereza mbese biramurenga. Arangije rero ikintu yakoze, mw'abantu mwumva ingaruka zo guhemuka, nurangiza umbwire ngo guhemuka birimo uwuhe muti w'iki, birimo iyihe nyungu, birimo iyihe zahabu. Arangije rero umugabo biramucanga, urumva nawe yari yararwaye trauma, yibaza, ariko uratekereza kujya gukundana n'umuntu mutari mu gihugu kimwe, ukemera gufata decision zo kuvuga ngo ngiye kubana n'uyu muntu. Ni ikintu gikomeye mw'abantu, ukemera gufata ibyo wavunikiye ukavuga ngo ngiye kubimusangiza, ukemera gufata ibyo wavunikiye ukavuga ngo uyu muntu tugiye kubisharinga, ukagira bimwe wigomwa ukamuhereza. Mutekereza ibyo bintu, muzi n'ukuntu abantu baba hanze bataryama, ari amafaranga babona bayabona bavunitse, ari amafaranga bayabona bagowe biyishyakuya, sibyo? Utekereza rero umuntu nk'uwo, umugabo byaramurenze, trauma iramurenga. Arangije ngo arabyuka ari nijoro, aragenda ajya kwa wa mugore, afata ibyuma aramujombagura mpaka apfuye ashizemo umwuka. Arangije amaze kumwica, amaze kubona ko ashizemo umwuka, asubira iwe mu rugo, afata telefoni ahamagara polisi, arababwira ngo nishe uwahoze ari umugore wanjye, ndi mu rugo iwanjye, nta hantu nagiye. Polisi namwe murabyumva, yahise iza nk'iyagatera nyine, ijya kureba isanga umugore koko yamujombaguye ibyuma yapfuye.
bajyana Mayiti, barangije nawe bahita bamufata bajya kumufunga. Nshuti yanjye ngaho ibaze nawe umbwire inyungu iri mu guhemuka, bene ako kageni, kugeza aho utuma umuntu ashobora gufata iyo decision yo kuba yakwambura ubuzima, kugeza aho ushobora gutuma umuntu ahinduka inyamaswa. Mana yanjye koko ntabwo koko umuntu ahindurwa ntabwo umuntu yitora ngo ahindurwa n'abandi. Ngayo nguko rero nawe wumve ukuremo isomo rikomeye cyane. Nta cyiza cyo guhemuka, nta nyungu iri mu guhemuka, nta bwiza buri mu guhemuka. Guhemuka ni ikintu abantu baha intebe ariko ntabwo ni ukuri gikwiriye. Ngayo nguko rero inkuru twabagezagaho uyu munsi yari iyo ngiyo. Ngaho muri comment utanga ibitekerezo bitandukanye, umbwire uko iyi nkuru wayumvishije, umbwire nimba wayikunze, umbwire nimba utayikunze, mbese ngwino muri comment umbwire uko wumvishije inkuru yacu. Mugomeze mubane nanjye rero mukanda subscribe, abatarayikanda mukanda subscribe, kandi mukomentinga, mulayikinga, musharinga kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Bye, ciao.